Baramutseho mugire igitondo cyiza Uwiteka Imana abane namwe kubw'uyu munsi w'isabato umunsi wera nifuje gusangira namwe ijambo rikongerera intege, ijambo rigufasha kugira ngo mu minsi itaha uburyo bwawe bwo kubaho mu buryo bw'umwuka burushaho gukomera. Reka tubanze dusenge. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye ko ubera hose icyarimwe, tugushimiye ko imigambi yawe idahinduka. Mana uhabwe icyubahiro, udufashe kugira ngo ijambo tugiye kuganira ritoya ryungure rivugurure mu Mana imibereho yacu, kandi ridukomeze, ritubere impamba n'urwego tuzuriraho tugusanganira no kuzabugarutse ku bicu by'ijuru mu izina rya Yesu, amen. Umugabo Yobu twese turamuzi, twamubonye mu byanditswe byera. Uyu mugabo Yobu ibyamubayeho byose ntabwo ari kubw'ubushake bwe, ni kubw'uko yageragezaga kuba umuntu mwiza, yageragezaga kugira ngo akore ibyo Imana ishaka. Rero turi buganire kuri uyu mugabo Yobu. Umunsi umwe uyu mugabo Yobu inshuti ze, abavandimwe be ndetse n'umuryango we bamuciye intege cyane, baramubwira bati ushaka wareka Imana yawe ukipfira, kuko niba Imana yawe ihari ntabwo wakagombye kubaho gutya. Ibyo bintu rero akenshi abantu natwe turabyitwaza, ugasanga tubayeho nabi mu bukene, mu butindi, ngo ni ukugira ngo tugerageze kuba nka Yobu. Oya, akenshi dukwiriye kumenya ibyo twiringiye, tukamenya n'uburyo tugomba kubyitwara. Yobu rero yabasubije igisubizo kimeze gutya mu gice cy'igitabo cya Yobu, nk'uko cyanditswe na Mose mu gice cya 26 umurongo wa mbere, ngo arabasubiza ati ese ko mubasha kugira abantu inama kandi nta bwenge mufite, mukabasha kubagira inama bakabumva? Uwo wabwiye ayo magambo ninde? N'umwuka wawukuvuyemo ni uwande kugira ngo ugire abantu izo nama? Kandi ari inama zidafite ubwenge, ninde yaguhaye umwuka? Abapfuye bahindura umushyitsi munsi y'amazi menshi n'ibiyabamo. Ikuzimu hatwikuruwe imbere y'Imana, kuko Imana yo ireba ikuzimu. N'isi yayiteretse ku busa, ikasikasi yahashanishije hejuru y'ubusa. Ninde ukora ibyo ngibyo? Imana ubwayo, arababwira ngo Imana ubwayo ipfunyika amazi mu bicu byayo. Dongo yashakaga kugira ngo abereke ko ibintu biri kumubaho Imana ifite ubushobozi bwo kubikura burundu, ariko irabyihorera. Ibintu rero biri kukubaho wowe unyumva uyu munsi, ibintu biba mu buzima bwawe, ibintu biba mu mikorere yawe, ibintu biba mu mipango yawe, ntabwo ari uko Imana inaniwe kubihagarika. Yobu nawe rero yabasubije icyo kibasubizo, ababwira ati Imana ibasha gutereka isi hejuru y'ubusa, Imana ibasha gushyira ikasikasi mu kirere, Imana ibasha guhinguranya amaso yayo ikareba ikuzimu, munsi y'inyanja ikareba ibirimo byose. Ese yananirwa kungeza uburwayi? Yananirwa kundinda, kurinda urubyaro rwanjye, abana banjye bose bagapfa? Ntabwo
ntabwo yananirwa kundinda. Imana ishinga inkingi y'ijuru ukaba utabona ahantu ijuru rifashe nk'inyeganyega. Umwuka wayo ugatera hejuru kurabagirana, ibicu bikazunguruka ntibigwe ku muntu. Uburemere bw'ibicu, abantu bazi bya sayansi, icyogajuru uburyo iyo kigenda kigonga ibicu. Ibicu bimeze nk'urutare ariko ntibibashe kugwa ngo birimburize. Ese iyo Mana utekereza ko ishobora kunanirwa guhandoringa, ishobora kunanirwa kurangiza ibibazo byawe ufite uyu munsi? Uyu munsi natumwe kugira ngo ubwire ni Imana ukuboko kwayo ni kwahese ngo kunanirwe gukiza, kandi ntabwo ijisho ryayo ryahumye ngo rinanirwe kureba ibibazo urimo. Imana ubwayo ishobora kugukiza. Ndarangiriza ku mfashanyigisho imeze gutya. Umunsi umwe umupasiteri muto cyane ukiri ingimbi yari arimo abwiriza, nuko asiga imodoka ye hanze, aza kurebera mu idirishya asanga imodoka ye iri kwibwa. Nuko abwira mugenzi wari urimo uramusemurira umudiyakoni, aramubwira ati imodoka yanjye barayibye, wamfasha iki? Wamperekeza tukayikurikira? Aramubwira ati yego nshobora kuguherekeza, mfite imfunguzo z'imodoka yanjye, reka tugende. Basiga abantu barimo barindiriye ubutumwa, bajya bakurikira imodoka. Basohotse bihuta cyane, bafungura imodoka, barirukanka. Aragerageza gutwara mu muvuduko ushoboka wose kugira ngo arebe ko bafata iriya modoka yari yibwe. Nuko umupasiteri mutoya aramubwira ati iyi modoka ndayizi, iyi modoka yawe turi kugendamo ntibasha gufata iriya modoka, kuko imodoka yanjye ndayizi, reka twisubirireyo. Iyi mfashanyigisho ishaka kuvuga iki rero? Wowe unyumva nanjye ubwanjye turi ya modoka ya pasiteri, turi nka ya modoka ya pasiteri. Pasiteri ni Imana. Imana yawe yakuremye, impamvu ikureka ibyo bikabaho nuko yakuremye mu ishusho yayo, izi neza ko Satani adashobora kugufata. Aragumya kwirukeho, ariko Imana yo izi neza ko adashobora kugufata. Muri iki gitondo natumye kukwibutsa ko Imana yakuremye mu ishusho yayo. Ishusho yayo rero niyo ya moteri y'irya modoka ya pasiteri. Ishusho yayo Imana ubwayo irayizeye kuko udashobora gufatwa na Satani. Ntumwemerereyo. Abantu bize ibintu bya sayansi cyane, abantu bize mu bintu byo gutekereza cyane, baravuga ngo ubundi ikintu cya mbere gituma umuntu atsindwa ni uko we yemera ko ashobora gutsindwa. Muri uyu munsi rero, muri iki gitondo, muri munsi w'isabato nziza, tariki ya 6 z'ukwezi kwa 6, ndakwibutsa ko ntukemerere Satani ko agutsinda. Aragumye kwirukaho, aragumye yangiza ibyawe, aragumye kwereka kuri wowe wenyine ku isi. Imiryango ikwange, abavandimwe bakwange, abantu wigeze gufasha mu myaka yashize bakwange, bakubone nkaho uri ikintu kidafite umumaro. Ariko Yesu Kristo wagupfiriye ku musaraba, Imana Data wa twese wakuremye mu ishusho yayo, ntashobora kwemera kupfa. Arakureka kuko azi neza ko Satani adashobora kugufata. Imana ibaha umugisha. Murakoze kumvira ijambo. Reka dusenge. Uwiteka, ndakwingize ngo iri jambo uripfundikira mu mitima yacu, uritwibutse buri munsi. Waturemye mu ishusho yawe yera. Ntibishoboka ko Satani atwigarurira, ntibishoboka ko adufata. Yes, atwirukaho kuko turi munsi aho yajugunywe, turi muri iyi si aho yatawe. Imana azatwirukaho ibihe byose, ariko ntabwo azadufata.
kuko waturemye imishusho yawe. Urakoze rero, udupfundikirire ubutumwa ibihe byose, uzaduhe kugira ngo tuzabugaburire n'abana bacu, uzadushoboze kugira ngo abana bacu bazagire ibyiringiro biturutseho, mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen.